Ubusanzwe ndi umusani, ndi umuraperi. uri umuraperi. Ndi umuraperi. Mbere yuko twinjira mu mpano yawe rero ndagira ngo nkubaze impano yawe mu bahanzi wenda bo mu Rwanda cyangwa se n'abo hanze ninde ufatiraho icyitegererezo? Njye buri umuntu wa mbere mfatiraho icyitegererezo ni umuntu bita Bushari n'uwo bita Zero Trap. Bushari hari ikigoma cye ujya ugwamo fresh? Bushari cyane cyane Zero Trap kuko buriya niwe nkungiye ninjiye mu muziki neza muri iyi minsi, ubu ngubu nibwo ndimo ndabyinjiramo neza. Ubu Zero Trap niwe ndi gufana cyane kuko niwe ukunda gukoresha amagambo nko mu byatari ku mutima. None umuziki wawe wabyinjiyemo neza ryari? Ubundi ni ukuvuga ngo muzika yo ni guhera kera. Na mbere iyo dutera sitora ajya mbwira ati we no mu nda numva urimo urakubita utuntu tw'udupanye. Ninjye studio vuba najyanyemo mbere studio n'abahungu bo bitaga bafite groupe bitaga Beat Kings, bari babiri. Yego. Turahera ku ndirimbo zawe bwite cyangwa uratangira uduha imirongo wenda kuri uriya role model wawe watubwiye Zero Trap? Ni Zero Trap. Ari we duheraho cyangwa uratangira uduha freestyle ku ndirimbo zawe? Buriya ni ukuvuga ngo iyo ugiye gukora ikintu urabanza ukanavuga ngo buriya nabonye kwa runaka babikora gutya, yego, reka nanjye mbikore kuriya nabibuze. Dushyiriremo ku mirongo umuzigo wa Zero Trap ngo Imana ire mu Rwanda yarupaki y'abajama, ikofi wazana ijana ikaturindira aha, umubi n'ibirwara byinshi cyane utanabara. Bantu banjye mwebwe ntabwo mumuzi uyu muhungu, ariko njyewe akiri n'agahinda nawe mubonaga ko azaba umusani. Ubundi njye mu rugo bantumaga no guhaha utuntu nyiri n'agapeti gatoya nkagenda nadukozemo injyana kugira ngo utatwibagirwa. Muraho neza nshuti bakunzi ba Jao Jado Artist Official Art and Tailoring. Nye nk'ibisanzwe ni Jado Artist, nyita umunyabugeni, nyita designer. Ibyo ibikubangukiye ari byo unyita, upfa kutajya kure ya art cyangwa se ubugeni. Mbanje kubiseguraho rero abakunzi bakunda ibiganiro binyura hano kuri Jao Jado Artist Official Art and Tailoring. Maze iminsi ntabahereza ibintu bishyashya, tumaze iminsi twaragize akazi kenshi bituma tutaza hano kuri channel yacu, ariko ndabashimiye cyane ko mwagaragaje ubudasa, mwagaragaje ko muri abakunzi bakadasohoka, kuko ntabwo mwigeze mureka gukurikira iyi channel. Nshimiye rero abantu bakoze subscribe n'abari kuyikora ubu ngubu, nshimiye abakora share, nshimiye abakanda like, nshimiye abatera comment cyangwa se abagira icyo bavuga ku biganiro binyura hano kuri YouTube channel Jao Jado Artist Official Art and Tailoring. Nkuko mubyumva rero, Jao Jado Artist Official Art and Tailoring ni channel ibagezaho ibikorwa by'ubugeni ndetse n'ubudozi. Turashushanya, turandika, tukanadoda, tukanabonya imipira y'imbeho, cyane cyane twambika abanyeshuri, twambika amakorali, twambika amakupure, twambika abandi bantu batandukanye, kandi tubikora neza cyane. Turashushanya rero mu bigo by'amashuri, turashushanya ku mazu y'ubucuruzi, turashushanya ku mamodoka, turabrandinga nyine ahantu hose bishoboka. Ndabashimiye rero ko mutigeze mutugaragariza ko mucitse intege kubera ko tutari kuboneka, ariko uyu munsi wa none ndabasezeranya ko twagarutse kandi tugarukanye ibyiza byinshi. Uyu munsi rero nk'uko mubizi, murumva nyine muri Jao Jado Artist Official Art and Tailoring murumvamo akantu k'ubuhanzi. Tuje rero muri aka kanya dufite umutumirwa w'umuhanzi w'umuraperi, ntabwo ndi bumuvuge, araje abibwire mu kanya. Ndabakumbuje rero, ni umuntu utamenyerewe cyane muri music industry yo mu Rwanda, ariko ni ukuvuga ngo ni umuntu nyine ukishakisha, ni umuntu ukizamuka, ariko nkurikije uko mubona n'uko muzi, ni umuntu ufite ejo hazaza heza. Ndamubakundishije cyane, abafite ibiceri, abafite inote,
ndababwiza ukuri muramutse mumusapotinze, muramutse mumufashije, ni umuntu ufite imirongo mizima, ni umuntu ufite ubutumwa bwiza yageza kuri abanyarwanda cyangwa se n'abandi bari hirya no hino bumva ururimi rw'ikinyarwanda. N'abatindiye rero reka muhe ikaze kuri YouTube channel Jao Jado Artist Official. Aha tugiye gukorera ikiganiro ni kuri ofisi cyangwa se ku cyicaro cya Jao Jado Artist Official Art and Tailoring. Karibu umusore wacu, tuguhaye ikaze kuri Jao. Wumve uguwe neza, wumve wiyumve nkaho uri mu rugo. Feel at home, my man. Karibu brother. Urakoze cyane. Njye nitwa Renzaho Reponse, ndi umusani. Izina ryanjye ni nk'umusani, nitwa Wacaji. Wacaji. WhatsApp umusaza. Jao Jado Artist Official ku isonga. Ya bimeze bite se? Cyane neza kabisa, ibintu ni fresh. Ubusanzwe ugira ibintu by'imirongo? Ubusanzwe ndi umusani, ndi umuraperi. Uri umuraperi? Ndi umuraperi. Mbere yuko twinjira mu mpano yawe rero, ndagira ngo nkubaze impano yawe mu bahanzi wenda bo mu Rwanda cyangwa se n'abo hanze, ninde ufatiraho icyitegererezo? Njye buri umuntu wa mbere mfatiraho icyitegererezo ni umuntu bita Bushari n'uwo bita Zero Trap. Bushari cyangwa Bushari. Bushido wakwani ni Bushido. Bushido n'uwo bita Zero Trap. Zero Trap nawe ni uwo mu Rwanda? Ni uwo mu Rwanda. Bushari hari ikigoma cye ujya ugwamo fresh? Bushari bavuga Bushari ni Bushari. Urabona nyine twebwe nk'abasani nyine dukunze kuba turi kumwe gutya nyine ku mihanda n'iki usanga nyine dufata ijambo nyine ugahita turi kudutamo kubyumva wowe kuba mugenzi wawe uri bwiyari mu agapiko. tumwita Bushido nyine Bushari. Cyane cyane Zero Trap kuko buriya niwe nkungiye ninjiye mu muziki neza muri iyi minsi, ubu ngubu nibwo ndimo ndabyinjiramo neza. Ubu Zero Trap niwe ndi gufana cyane kuko niwe ukunda gukoresha amagambo nk'ama byatari ku mutima. Ariko Renzaho, wenda bariya badukurikiye ntabwo bakuzi neza, ariko ngenda nakuzi ukiri n'akana mani. Hari ukuntu nakubonaga nyine kuri iyo gahunda nyine y'imirongo. None umuziki wawe wabyinjiyemo neza ryari ku buryo uvuga uti ubu noneho ndumva nashyira ikigoma hanze? Ubundi ni ukuvuga ngo muzika yo ni guhera kera. Na mbere iyo dutera resitora ajya mbwira ati we no mu nda numva urimo urakubita utuntu tw'udupanye. Ati nkweto numva we nabundi nari mbizi ko ingari bizajyamo, ariko nyine ninjye studio vuba najyanyemo mbere studio n'abahungu bo bitaga bafite groupe bitaga Beat Kings, bari babiri. Nibo ba mbere na mbere bankatishije muri studio. Nari ntaragira ubushobozi bwo kuba nakikorera umuzigo wanjye nyine, gusa bumvishe uburyo ndasaba, bumvishe imirongo mpagaze, baravuga ati dufite umuzigo tugiye kujyana studio, ngwino tugutemo kabisa ukome nawe ubone na studio ukuntu hamera. Niyo nshuro ya mbere nakase studio 2018. Uyu munsi nabo barakora? Uyu munsi basa nkaho batandukanye, umwe asigaye ari umukomediye yikorera amakomedi, undi we na n'ubu baracyakora umuziki abe Musanze. Hari indirimbo ufite ziri hanze aha zasohotse? Ziri hanze aha zirahari zasohotse. Iyo mfite ndi njyenyine ni imwe, kuko nyine inyinshi ubundi njyewe na amakorabo nyine y'abatipe abakorera bagashyira ku mbuga zabo, ariko nyine njyewe yanjye bwite niyo igiye gusohoka vuba aha ngaha, nisohoka kabisa. Bivuze ngo bazahita bayibona. Nta ndirimbo yawe uri wenyine irasohoka? Ntabwo irasohoka kabisa. Imana igushyigikire. Urabona n'ubushobozi abari hafi ya ntabwo nyine biba bigoranye. Indirimbo turahera ku ndirimbo zawe bwite cyangwa
uratangira uduha imirongo wenda kuri uriya role model wawe watubwiye Zero Trap. Ni Zero Trap. Aha. Ari we duheraho cyangwa uratangira uduha freestyle ku ndirimbo zawe? Buriya ni ukuvuga ngo iyo ugiye gukora ikintu urabanza ukanavuga ngo buriya nabonye kwa runaka babikora gutya, yego reka nanjye mbikore kuriya nabibonye, ngerageze. urumva nanjye nabanza nkubitiraho agapira kuri uriya muhungu, nanjye nkaza gutamo nyuma ukanavuga uti wa mugani si iby'abandi gusa nawe urabizi. Nshuti bakunze mukurikira Jao Jado Artist Official Art and Tailoring, muri tayari umuhungu wacu adutemo imirongo ariko ndabizi bariteguye. Abafana bo bari tayari kabisa. Buri inshuti ya mbere ni umufana. Dushyiriremo ku mirongo umuzigo wa Zero Trap. Ngimana ire mu Rwanda yarupaki y'abajama, ikofi wazana ijana ikaturindira aha, umubi n'ibirwara byinshi cyane utanabara, duhora kwibarabara Kigali y'amabara, izuba ry'abarara ni wowe uduha iminara, uduha impano nyuma ukazivunja mamadara, waturinze iyi myotsi itaza twicira ibihaha, komeza uturinde izi sozi itatu ry'amagara, bishimo by'iyi si ntacyo bimaze biragapfa, njye numpamagara isaha igeze nzakwitaba, usimpagarara nyamweru bari kumusara, mushahara w'ijuru turi kuwukabakaba ya Ewana kabisa, ibi bintu ndabona ari ibintu byawe kuva kera, ariko n'ubundi narakubonaga kera narageragezaga nyiri bantu banjye. Mwebwe ntabwo mumuzi uyu muhungu, ariko njyewe akiri n'agahinda ngira ku mwaka cyangwa imyaka ingahe nawe mubonaga ko azaba umusani. Ubundi njye mu rugo bantumaga no guhaha utuntu nyiri n'agapeti gatoya, nkagenda nadukozemo injyana kugira ngo utatwibagirwa. Aho rero aho ndahashaka ni nk'iki wibuka kera wenda bashobora kuba baragutumye kuvuga uti reka ngende nkora repeat kugira ngo ntagerayo nabyibagiwe? Ni ukuvuga ngo buri kintu nibuka viye nyine yigeze kunuma ikigage nyine tu umusuru amagacuma, noneho mere nawe ahita avuga ngo ku mafaranga bari kugarurire uranzaniramo n'inyanya n'amavuta. Noneho akabinsubiriramo nari nkiri muto cyane, ati wowe barafata ikigage bakigushyirire mu gacuma, bafata inyanya bazigushyira hano mu gafuka, bagushyiriremo n'amavuta muri aka gacupa. Nanjye noneho nabitekereza nkumva ni ibintu byinshi ku myaka wari ufite. Ku myaka nari mfite. Noneho sasa ntangira ngeze mu irembo gake ntangira kugenda bisubiramo, ikigage mu gacuma ni mu gacuma, barangarurira aya make ndaguramo n'amavuta bayashyire mu gacupa, ndaguramo n'umunyu mushyire mu gafuka, mu gafuka nkasubiramo uriya n'ukuvuga ngo umusani ikintu cyose kiri hafi ye ashobora kugikoramo injyana. Noneho ikintu cyananshimishaga nyine kikanatuma ntanabyibagirwa, nacaga ku bantu bakumva ibintu ndi kugenda, uburyo ndi kugenda nanabiririmbamo bakankurikira bagenda bisekera biyumvira uburyo bivugamo, bagaseka bakabwirana n'abandi bagahura. Nageze mu gasima nkurikiwe n'abantu benshi cyane bose bari kumva ibintu ukuntu ndi kubiririmba. Bakunze ba Jao Jado Artist Official, rero murabizi ko iyi YouTube channel inyuzaho ibikorwa bya art, inyuzaho ibiganiro bigaruka ku rukundo ndetse no mu buzima busanzwe. Ahangaha rero turi kuganira ku kijyanye n'umuziki, byose murumva ni art. Njyewe ndi umu artist ukora ibintu bya graphic design, mumaze kumenyera ino muranzi, nubwo nyine mba ngomba gukomeza mbibibutsa kugira ngo n'abashyashya bamenye ngo YouTube channel bajeho bimeze biti. Uyu munsi rero turi kuganira kuri art y'umuziki. Njye ndi umu graphic designer, uyu ni umu artist uririmba injyana ya rap. Ni umuraperi yandi magambo. Reka rero dukomeze tutabatindiye, agiye kuduha freestyle, yabanje kuduha imirongo imwe inspira kuri aryo bamwita Zero Trap. Nawe rero agiye kuduha freestyle ku ndirimbo ze. Uri tayari? Standard. Tumenemo rero.
ngiye kubanza mbaterera ku muzigo mfite bawita Kagoma, ni ari nawe ugiye gusohoka. Bawita cyangwa wawise? Njye nawise Kagoma. Yes. Ngiye kubataho ku gatera ka kabiri kuko niko mba numva gafite imyuka yataye. Yego, nta kibazo. Umva ingoma dukora mayipiro niba utemera uzansange headquarter. Umva uburyo turasa amanota, njye na gang turi gukora foda, turi gukuza cyane imibare 2 3 muze tubahe. Ubusara arasakuze gake kuba twageze hano ni pate, ndi kubikora ndwana n'inkende, wowe ukirimo urashaka ibirenze ku bikoresho byuzuye indege. Nta mikino turi muri vitensi, ku bugome busumba ukureshya mu gihe uvuga nguje kubisoza utaragera no kuri te. Abahungu tuba turaguteye uri charge na gengo, ndagutoza Florence aho byimenyereye, ndabizi nawe urampana bro, tega amatwi twibyiniriye injyana. Uyita Kagoma? Yitwa Kagoma. Kagoma se ubwo iryo zina kugira ngo urihitemo wari ugamije ko tuzakuramo nk'irihe somo, mbega wari ugamije kuduha iki? Urabona nyine Kagoma, urumva ikintu navuga nari nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo wowe ikintu uzakora icyo ari cyo cyose uzajya uhumurira, kuko urabizi nyine mu bisiga bigira imbaraga zikabije, igisiga cya Kagoma nacyo kibamo. Kagoma ni danje. Ni ukuvuga ngo wowe n'ikintu nari nshatse kuvuga nyine ukora ibintu byawe kabisa, ugomba kubishyiramo imbaraga. Noneho rero sasa kiyongeyeho iyo ngoma nka Kagoma nyine ni umurindi. Yego. Mbega urashaka kuvuga uti iki ni nka bya bindi Bibiliya ivuga ngo umurimo werekejeho amaboko ukorana umwete. Rero nawe uti ikintu cyawe uje gukora ugishyiremo umurindi kabisa, imbaraga zawe zose wumve ko wazishyizemo, mbega icyerekezo w'umutima. Kabisa. Iyo ni ingoma yitwa Kagoma. Kagoma. Yande? Yanjye Wacaji. Iryo zina Wacaji se ryo turigarukeho. Ndimo ndumvamo Caji ni sharijeri. Urumva nyine Wacaji ntabwo wafite izina ngo uhite urikurura ryose mu magambo maremare. Ni ukuvuga ngo njyewe buri uko nje nzana imyuka, mba meze nk'uvuye kwicaginga. Buri uko mbonye mba meze nk'umaze kwicaginga. Mwana kabisa wowe urarenze pe. Mbega ushobora kuza tuvuge nuko wenda utarajya nko kuri stage n'urugero, ariko umuntu ashobora kukubona uyu munsi noneho ejo akakubona umeze nk'uwitresharije n'ubundi. Mbega nta gucika intege, nta gucika kime kabisa. Mbere yuko dukomeza, hari ikindi kigoma ufite? Imizigo ni myinshi. Ndafite imizigo myinshi. Hari Afrobeat mfite nayo iryoshye cyane, nayo ndi gukora muri iyi minsi. Na Afrobeat yitwa Ndagukunda. Iyo Afrobeat ivuga ngo nituritse yose nayo nkubita agatera kamwe. Kubitaho akantu kamwe. Yavuga ngo zamura inyajwi, andika message, ndinda kukwifuza, jya mbwira icyo ushaka nsanzurika, nshaka kukwifunga. Sinaguharama ibebe, sinaguta inyuma ntitaye ku magwede. No, nubwo gukunda bidasaba gutuza, nzakora icyo ushaka my baby. Njye nawe mu rukundo ni nk'ipata n'urugi nawatumeneramo. Ishyari ry'abatwangariza komeza, n'abadukunda bazaboneka, gusa urukundo rwacu ruzayobora. I love you my baby, nta soni mfite, uzokubwira bose kari wowe my baby, kandi nta soni mfite, zo kukwereka bose I love you. Love her. Ni ukuvuga ngo rero inshuti bakunzi bajya Jado Artist Official Art and Tailoring, nzajya mbazanira abana ahangaha bafite impano, bafite imirongo, tuzajya tubashyirira kuri screen na nimero za telefone zabo, ku buryo ushoboye uwumva afite umutima w'urukundo ashaka kuvuga ati njyewe muri aba bana mugenda mugaragaza kuri YouTube channel, muzangeze kuri uyu nguyu, hari icyo nshobora kumufasha. Ntabwo mba nzi imirongo myinshi yo muri Bibiliya, ariko ngo Bibiliya ijya ivuga ngo iyo ushaka kwakira nawe uratanga, kandi ukuboko kudatanga nako ntikwakira. Nyamuneka mugaragaze urukundo,
muzamura impano. Murabona ko impano ziba zihari ariko ubushobozi bwo kugira ngo zijye ahagaragara bukaba buke. Niyo mpamvu rero tuzajya tuza ahangaha kuri Diao Jado Artist Official Art and Tailoring, mukagira gute, mukatoranyamo abana mwumva babenspira, mukaba mwabazamurira impano, namwe Imana ikabaha umugisha. YouTube channel rero murabizi ni art gusa, murumva dusanzwe dukora ibintu by'ubugeni ariko noneho twazanyemo n'ibintu by'imiziki. Atari ibyo gusa, dukora n'ibintu byo kudoda, kuboha imipira, ibintu bitandukanye. Mwajya muduha n'amasoko, twambika ibigo by'amashuri, amakorari, amakupure, dukora ibintu bya design kandi byiza bitandukanye. Dushushanya mu bigo by'amashuri. Ibyo byose mwazajya mubiduha munyuze ku mbuga nkoranyambaga dukoresha hano kuri Diao. Renzaho aka wachaji. Man, urarenze? Ndagerageza mu buryo bwanjye. Urarenze kabisa. Njyewe ntabwo ndi umuhanga mu bintu bya music, ariko nkurikije n'abandi ngenda numva n'aba bagezeyo, man, ndumva nawe imirongo yawe itoroshye kabisa. Ubundi inyuma kabisa hari abapeti benshi baba bahari nyine kubera baba baragoswe kubera n'ubushobozi bukeya. Yego. Ariko nyine nk'abatipe nabo baba baragafashe, ukabona ntabwo bashaka kurekura ngo bazamure nabo abandi bakiri inyuma. Nyine ugasanga abona amafaranga ahita yishora mu zindi business zindi, cyangwa ugasanga ari yicara ariturije ntabyo yitayeho. Ko nyine byaba byiza natwe bagiye badufasha, natwe tukazafasha abandi kugira ngo izi mpano zidakomeza kuzimira. Ariko ntekereza ko buriya kubera ko ubuzima buri hanze aha busa nkaho bukakaye, hari igihe wenda ushobora kubona umusani wenda ukavuga turiya we yagezeyo, kandi mani wenda utazi ibindi bintu nawe ahanganye nabyo, ugasanga wenda uramushinja ikintu cyo kudafasha kandi nawe atorohewe. Ariko nanone urabona nyine ntago, yego hariho abandi nabo bafite ibindi nabo bitaboroheye, ariko siko bose batorohewe. Harimo abafite ako kanya nanone bafite n'ubwo bushobozi. Nibo rero tuba dusaba kabisa. Ariko njyewe aho ngaho ntabwo nzi icyo nabivugaho, kuko urugero nk'abasani wenda bo mu Rwanda cyane cyane niwe ndi buvugeho, nk'abantu tuba tuzi ko bagafashe, jya kumva umuntu wenda ngo yarwaye, kumva ari kujya ku mbuga nkoranyambaga agatabaza ati mumfashe munteranyirize mugire gute njye kwivuza. Nakibaza nyine umuntu uri gusaba ubufasha nyine abanyarwanda, ubwo we yari afite ukuntu yazamura abandi bagenzi be. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu we aba ataza ngo agufate akujyane agutira ahantu akuzamure we nk'uko agufite n'ubundi, ariko byibuze akavuga ngo uriya mupeti namubufasha bumwe cyangwa ubundi, ibindirimbo imwe ayigukorere, cyangwa se yaguhe n'ako gakora bavuga ati ngwino kabisa nkukubitire kuri nta kintu mubaza, byose biba ari ubufasha. Ariko nyine barahari nabo tuba tubona buri munsi tunabafana bya hatari, kuko buri muziki biragora. Ariko wenda akugarutseho ko kuvuga ati wenda agakorabo, wenda tuntu tw'udukorabo natwara ukuntu dufasha abantu. Korabo zirafasha cyane. Ariko mani basani sinzi bajya simbizi kugira ngo azaguhe korabo utaramenyekana bigoye. Nanone ahantu bigorera cyane, ashobora no kuguha korabo ugasanga byonyine studio kwinjizemo ntufite n'ubushobozi bwo gukomanga ku muryango wayo. Nabyo biba ari ikibazo. Korabo agakwemera tuzaze dukubite, ariko nyine studio kujyanyemo ugasanga nta kintu, ugasanga imihanda biracyagoranye, imihanda ikanyerera, biracyagerera kabisa. Ariko nyine natwe Imana ibibibona yaduhaye impano, izi ni ikizatumarira. Urumva nyine hanze aho umutima nyine wahase, yego, biyumva byamujemo nyine azajya bikora. Ubwo natwe dusunika turwaza gutyo gake gake paka isaha n'umunota bikagera, kuko njye mba mbyiyumvamo ko kazafatwa. Njyewe urantekereza ko icy'ingenzi ni ibyiringiro, ariko kandi ibyiringiro nanone biherekejwe n'umuhati. Umuhate kabisa, ugakomeza ukarwana, urumva noneho wa mugani nta wamenya ejo hazaza ukuntu bizaba bimeze, kandi byose tubiharira
uriya mugabo n'Uwiteka kuko niwe uduha byose ntabwo yaguha impano kandi ngo atume ipfa ubusa ugomba kurwana paka ugize icyo ugeraho buriya n'umuntu ashobora kubona nawe warahirimbanye warirwanyeho avuga ati uyu mwana rero nkurikije etape agezeho reka nanjye muzamure. Okay, wari watubwiye ko rero abantu bakwenspira ari Bushido na Zero Trap wigeze kudaho ku mirongo ye kwa Bushido naho wajyayo kwa Bushari kwa Bushari ariko nyine nagerageza dutemo kabisa twumva ko dutemo kuri Bushari Bushari si umuzigo we none umeruka uriya kenshi kubera guhugira mu bintu byanjye cyane ntabwo nyikunda gufata imizigo y'abasani cyane ngo nyibike mu bwonko kereka iyo ndirimbo ya Zero Trap kwako ikunda kumfasha niyo nkunda kubika muri njye cyane niyo ikunda kugufasha. Okay, nta kibazo. Noneho duhe ku kandi kantu kawe nyine kawe umuzigo wawe wundi umuzigo wanjye yego undi muzigo wanjye ni umuzigo mfite wenyine na baranyihanganira abafana banjye n'umuzigo ufite karasi nyine izina nakita ukuntu nyine ntibaryumve nabi bawita Fakastandi bagajya kugaragaza iki wenda mu gihe utaratuzinguriraho ngo twumve. Ni ukuvuga ngo nari nahuye n'abasani umuzigo njye kuwandika nkora n'abasani studio nyine baravuga ngo se uyu mwana uza gukora umuzigo akaza yaturutse Kabarondo n'amaguru mpaka inaha ubwo hari Kayonza ubundi niho twakoreraga yego ava Kabarondo akaza Kayonza n'amaguru impeta akagera hano n'ibivumbi byamurenze peti wakigumiye wange akabafasha guhinga imyumbati n'ubundi we ko nta kintu byagufasha nyine nkakubita nkumva bakajya banavuga ati sha ibyo bintu byawe nta n'ahantu byagera nibwo rero byandiye mu bwonko mpita nzana ariko umuzigo mwita Fakastandi nyine akabi karahagurutse bose nibura hari imirongo bigeze bakubita uri kumva hari n'indirimbo twakoranye abo ngabo abo basani iyo bita ndimo ndaza noneho tuyikoze nyine nyine babishwaniramo babisiganiramo indirimbo ihita nyine izimira gutyo kuyikorera video byaragoranye yego indirimbo ihita izimira bo babita ngo iki bari groupe cyangwa yari All Stars yari y'abasani benshi bane mu karere ka Kayonza harimo abapeti bagafashe bo bita bakayisha ari we yaragafashe yaragiye i Kigali harimo bane batipo bita bahashimu Keyishari bari Kejo yaragiye umuziki we wamuhaye intera dance ubundi iyo bita rero ndimo ndaza nicyo cyane rero guhita nandika Fakastandi duheho batemu ngo ndagutetesha birenze ujye ushaka kugira ngo ubone uko wambuke boda ni gute udashaka gusingiza Imana ngo ahubwo wowe ukazoramya ibimasa mise mbireka wowe wakivumbura kandi njyewe simba nshaka kukuvuma ugize umushinya njye sinarakara kuko wanjye wowe wakubuza ubuzima sinzi niba wowe ushobora kuba mari kukubama wubamira Imana njye uranko makunda ukagenda ukagira ngo njyewe sinakuvuna gura sinzi ibyo uri kureba gusa njye badimo ndareba izo heza we vuga iby'umuco nyarwanda kandi wongere ugaruke no mu Rwanda gusa hari igihe niswe umujura kandi icyo gihe narakoraga byiza we bitch na ruzi na fode nka parika huzo nkahinduka vile yeah Fakastandi kabisa ifitemo chorus nayo dutemo ngo Fakastandi izi bitch zishaka kumbunuza zingira Fakastandi zirashaka kuzanja ubukanda zikana imihanda Fakastandi nizishona nikinga dicaje nagigiye beat Fakastandi pa yewe pa no kabiri yayo nayivuga mvuga ngo I'm sorry this my nigga nizdaje zingira mubi izi bitch zibyutse zitanga ububyizi zivuze ngo iki iti kripa nananada byatumye kinga dicaje mbaha ijana aringana n'igicwa buri munsi sinjya murabaho ubukacunga neza wirebera uko biri kose nabikoze kera mvuye ku ikosi nderera abana mbahere kigozi bose babona ko nkuye gikosi Mr Charge ndi krinda rasira kure na silence nipa ndege zizana bubono nzita muri kuzo nsigara ndi uno mabro kinge nicyo ginda pakira huzo abadage bazana ububono nkora muzika ni wanze ya
mani rero buriya mu rugendo umuntu aba arimo akora ibintu bye ntabwo ajya abura abacantege na cyane ko urumva mwari muhuriye muri kariyeri urumva abo ngabo bashobora no kuguca intege atari uko mu by'ukuri ibintu byawe ari bibi ahubwo ari ukugira ngo use n'ucika intege wo bikomereze ibyo bibaho ariko ndagira ngo mubwize ukuri nta gucika intege never give up no surrender ibintu byawe bizagera kure tuzajya tugerageza dukomeze dushakishe n'aba sponsors wenda bashobora no kutazaboneka ariko you never know Imana ishobora no kuguha ubushobozi wowe ubwawe ukizamukira ku giti cyawe ntawe umenya ngo mu nzira z'Imana zirenga 1000 ifite inzira ishobora kubicishamo ukagira gute bigacamo yarenzaho rero réponse kabisa wacaji inshuti bavandimwe rero mwari kumwe na Jao izina rya YouTube channel ni Jao Jado Artist Official Art and Tailoring nkuko mubyumva hazamo art hakazamo tailoring ibyo byose nkuko twagiye tubigarukaho turabikora murumva rero art iba ari ngari ntabwo bigarukira mu gushushanya gusa twinjiye no mu bintu bya muzika dufite abana bagiye batandukanye tuzajya tubabahereza murebe abana mubona nyine namwe mukunze mube mwabafasha uyu munsi rero navuga ngo renzaho réponse aka wacaji abatayemo imirongo ye ubwo nahanyu namwe agapira ndakabasunikiye ndaza kubashyirira nimero za telefone ze kuri screen ubundi nimwumva uwakumva renzaho amwinspira yavuga tukamumugezaho cyangwa se nawe akamwihamagarira mukaba mwagira icyo mumufasha wacaje ngiye kubaza akabazo kamwe ujya ubona amafaranga rimwe na rimwe urabona inote z'amanyarwanda mu Rwanda tugira inote zingahe inote enye iye ni iyihe 5 2 1,000 na 500 hariya ku note haba hariho sinyatire iriya sinyatire ibiri ku note ni yande iriya sinyatire yego ndikeka ari umukuru wa banki nkuru y'igihugu nari nzi ko nawe ugiye kunsubiza uwo ni iya mudugudu mudugudu asinya ku rupapuro rw'umuturage we agasinyira n'abishyuye mituweli renzaho rero aka wacaji ndagushimiye cyane tugiranye ikiganiro cyiza ngushimiye ko wemeye ubutumire bwacu hano kuri Jao Jado Artist Official Art and Tailoring twaguha akanya ukagira nk'abajama bawe usuhuza YouTube channel igera kure ntibashake babe bari no hanze y'igihugu cyangwa se bari mu ntara cyangwa se bari i Kigali wagira busuhuza umuntu wa mbere na mbere mbanza gusuhuza nyine kabisa ni Mary na Fi nibo bambere noneho ngakurikizaho umusani wanjye yibera muri Kenya bamwita Kibamba ndabizi neza iyi video araba ari kuyibona 5 kwa 5 kuko ndabizi iyi channel akunda kuyikurikira abari muri Kenya ari muri Kenya ndasuhuza n'abasani bose muri rusange n'abanyarwanda bose by'umwihariko ngasuhuza nanashimira abantu bakurikira iyi channel kabisa Imana ihorane namwe ku mutima kabisa ubwo siko urihangana nkubaza akabazo gatoya nta kibazo mu bantu basuhuje ntabwo numvisemo madamu n'abapeti uwo mukobwa undi yacuje Mary ngira ba mama babiri
ubundi bwiyo mvuze ubundi bwaba ari muri rusange kabisa. N'umudamu wanjye ubundi buriya ni Mary. Respect kabisa, respect. Nari nzi ko buriya wamwibagiwe. Buriya ni Mary. Urumva n'ako gaciro wamuhaye ka Mary. Man. Bise bituma numva kabisa. Ubundi urukundo imbere. Aba n'abasani bo muri quartier nyine ubwo bose wabasuhuje. Bose mba nabasuhuje kabisa. Nanjye rero ahangaha ndasuhuza umujama wanjye nyine nawe uba kuri iyi mihanda bamwita Gatari Fred. Gatari Fred ni umukoboyi kabisa, aba ari kudutamwo ibintu bya tutorial. Ndamusuhuje kabisa, abikora neza. Bro, ntabwo bizi ko nkwemera ariko ndabizi nawe ujya unkurikirana, urabibona ko nawe naguhaye big up kabisa, kandi ibintu byawe bikora neza kandi bifasha abantu. Ni ku mutima nawe, murakoze cyane. Jado Artist Official ku isonga.